mu rwego rwo guteza imbere ibikorerwa iwacu, Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda Minicom n'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge RSB badushyiriyeho ikirango cya Made in Rwanda kirinzwe mu buryo bw'ikoranabuhanga, ari nacyo cyonyine cyemewe gukoreshwa ku bicuruzwa na serivisi zimakaje umwimerere nyarwanda, bityo igicuruzwa cyawe kikagira umutekano ntayegayezwa, kikizerwa ku masoko kandi kigacukubiri na babamamyi bahoraga baguhangika. Si ibyo gusa kandi kuko iki kirango kirinzwe mu buryo bw'ikoranabuhanga, natwe abaguzi kidushyize igorora. Ukoresheje telefone yawe ubasha kumenya ko igicuruzwa cyujuje ubuziranenge cyangwa ari bya bicupuri benshi baduhangikaga. Ufata telefone ngendanwa ugafungura uburyo bw'ikoranabuhanga RSB verification app, maze ugatunga habugenewe ku gicuruzwa QR code habitswe amakuru y'ibanga kubiyemo umwirondoro wose w'igicuruzwa, ugahita uhabwa amakuru yose yemeza ko igicuruzwa cyujuje ubuziranenge, igihe cyakorewe, igihe kizarangiriza ubuzima n'ibindi. Unyuze kandi ku rubuga rwa RSB ari rwo wa3.rsb.gov.rw cyangwa wohereje ubutumwa bugufi kuri nimero itishyurwa 3250, ukoresha umubare uranga igicuruzwa wanditse ku gipfunyika nabwo ugahabwa aya makuru. Iki kirango cyatangiye gutangwa, ugisaba yuzuza inyandiko isaba iri ku rubuga rwa RSB ari rwo wa3.rsb.gov.rw, akohereza ubusabe kuri email ariyo madein.rwanda@rsb.gov.rw cyangwa kuzuza iyo nyandiko akayishyikiriza RSB. Banyenganda rero, namwe mutanga serivisi zitandukanye zibumbye umwimerere nyarwanda, nimukoresha ikirango cya Made in Rwanda, mwiyongerera amahirwe mu gihe mupiganirwa amasoko ya leta kandi bicuruzwa na serivisi zanyu bivugwa imyato mu Rwagasabo no mu mahanga. Made in Rwanda, iby'iwacu hose muri byose.